ibihe turimo ntibidukange tegereje Mesiya kandi azaza ibihe turimo amashi ihutisha ingoma Mesiya kandi azaza arakora ibihe turimo ntibidukange tegereje Mesiya kandi azaza. Mu minota mike nabonye imibare yanditse muri telefone narirukanse nja kuri beka ndido batibikiza indi mibare batibikiza ndido imibare utagushima ninde utagushima nuwahe utagushima yabahe. Hallelujah. Kuri banke bahise bambwira bati si wafotoje irangamuntu ntibayifotozaga gute? Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ubutayu ni inzira bera banyuramo bagatabarwa. Uzi ko mutanyumvise we? Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ubutayu ni inzira bera banyuramo bagahura n'icyo Imana yavuze. Bicazwa no kurya tugatabarwa. Siti cleva mpesco tedrainos. Impamvu uriho si uko ibyo kukwica bitariho, ahubwo Imana irabirangaza tukabaho. Wibutse ko yabirangaje? Wibutse ko Imana ibirangaza tukabaho? Ababyibutse mutere haleluya nta kibazo. Est-ce que tu traînes à l'autre business? Mwami Imana yacu araturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe mwese mwitekerezeho, subiza amaso inyuma. Twakira umukozi w'Imana dukomera Imana amashi atambuka kwizina rye. Uwiteka ashimwe icyo gituma umutima wanjye utazatsinda na gato, nazara ku bugingo bwanjye ngo buzimire burundu. Ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye, nuko n'ibisigaye byose azabikora. Yesu ashimwe. Shimiye Imana yarinze mwebwe mwese, shimiye Imana nanjye yandinze. Imana yacu nihabwe icubahiro. Shimiye umushumba wantekerejeho akantumira, Imana imuha umugisha. Kandi ikaze mwaduhaye nanjye ndaribifurije mu bwami bwo mu ijuru.
umuntu wese tugiye kubana muri aya materaniro musabiye umugisha. Hanyuma nitwa Vestine Nyirapasika, kuri YouTube bakunda kwandika ngo Mukapasika, ariko nitwa Nyirapasika Vestine. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 4, hanyuma ntuye Musanze mu mugi. Ndashimira Imana rero yanyemereye ikampamagara itabitewe naho mvuka, ahubwo igaha agaciro icizankoresha. Natangiye gukorera Imana ndi muto, mfite imyaka 9, kandi Imana impamagara itanguye mu muryango ukomeye cyangwa se umuryango uyubaha. Wari umuryango utazi Imana, ariko ndashimira Imana ko ico tuzaba cyo kiruta aho tuvuka. Siko mutanyumvise di? Narimvuze ngo ico tuzaba cyo kiraruta aho tuvuka. Iyi Mana itandukanye n'abantu. Abantu bakunda ufite. Muranyumvise? Abantu bakunda umuntu ufite, ariko Imana yo kabyara. Iyo umaze kuba imfubyi, abantu baguhunze, irakubwira ngo humura ninje se w'imfubyi. Iyo upfakaye, abantu bose bari kwangura umuteramwaka, Imana hitandukaniye n'abantu, iravuga ngo ndi umurengezi w'abapfakazi. Yesu niwe wavuze ijambo uwo ari we wese atashobora kuvuga, aravuga ngo yemwe abarusha, agerekaho n'abaremerewe, aravuga ngo nimuze munsange ndabaruhura. Mumukomera amashi yo kabyara yo gaheka. Ahatandukaniye n'abantu, ntabwo yagusanga utyo ngo agusiga utyo. Aha murabimvise? Ntabwo Yesu yagusanga utyo ngo agusiga utyo. Byanga bikunda, iyo uhuye na Yesu amateka arahinduka. Hanyuma munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo ca Esteri, ibice 2 umurongo wa 17. Igitabo ca Esteri, ibice 2 umurongo wa 7. Ari ijambo rivuze ngo Esteri ibice 2 umurongo wa 7. Haravuze ngo umwami abonye Esteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma mwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Amen. Tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima, rifite insanganyamatsiko igira iti dufite Imana ihindura amateka. Kangasubiremo. Narimvuze ngo intego y'ijambo tugiye kuganirira gira iti dufite Imana ihindura amateka. Iri jambo kuribwiriza ntabwo birangora, kuko amakuru afatika turayafite ko dufite Imana ihindura amateka. Kuko natwe ubwacu turi ibihamya. Siko mutanyumvise di? Natwe ubwacu, nawe ubwawe uri igihamya ko Imana ihindura amateka. Uko abantu bari bazi kuzaba ntabari kuba, ahubwo ukaba uko Imana ishaka kuba. Ndashimira Imana inyuranya amaboko. Uko abantu bari bazi kuzaba ntabari kuba, ahubwo ukaba uko Imana yacu ishaka.
muyikomera amashi. Izi nkuru dusomye ni umukobwa witwaga Esteri, ariko siko yahoze, ahubwo yahoze yitwa Hadasa. Uyu Hadasa rero yari imfubyi, yabaye imfubyi ryari n'igihe Nebukadinezari yateye Yerusalemu arahagota. Hanyuma rero amaze kuhagota i Yerusalemu, abantu baho bacikamwe ibice, bamwe baje Shushani abandi baje Babuloni. Uyu Hadasa rero aje Shushani, ariko ahagera adafite amateka meza, ariko ndashimira Imana ihindura amateka. Yahageze ari imfubyi, yabaye imfubyi ico gihe Nebukadinezari ateye Yerusalemu. Hadasa agira ingorane, papa na mama we barapfa, ariko nubwo papa na mama bapfuye, Imana irari imfubyi bari kumwe. Haleluya! Uyu Hadasa ngo papa we yaramukundaga, ndetse n'iri zina Hadasa rikomoka ku giti cyitwa umuhadasi. Iki giti impamvu ise wa Hadasa yakimwitiriye, ngo cyari igiti cyashoboraga kwihanganira ibihe byose. Iki giti igihe izuba ryavaga ari ryinshi, ntacyo iki giti izuba ryagitwaraga. Imvura yagwa iki giti ntacyo cyabaga, kandi ngo iki giti cyabaga hagati y'ibindi biti, kandi ibindi biti bigikikije ngo byabaga bifite amahwa. Hanyuma umuyaga wahuha, ibiti bikikubita kuri cya giti cy'umuhadasi, kubera ko gishoboye kwihanganira ibihe, ngo amahwa y'ibindi biti ntagire icyo agitwara. Banza mutanyumvise neza. Iki giti ngo cyabaga hagati y'ibindi biti, ariko ibiti bigikikije ngo bikagira amahwa. Iki giti cyo nta mahwa cyagira, icyakora ngo hari ikintu cyarangaga iki giti. Iki giti ngo cyagiraga umuzi muremure washobora gukamanuka ukagera hasi, ngo iyo izuba ryavaga ryinshi ntacyo iki giti cyabaga. Igihe izuba ryabaga ari ryinshi ngo cyo cyavomaga mu butaka. Hari impamvu tutagushwa n'ibije byose, dufite aho tuvoma. Hari impamvu ibihe bitaduhindura, ntitugushwe na korona, nuko dufite aho tuvoma. Abanyumvise haleluya! Ibyo kutugusha birahari, abirirwa baja mu bapfumu barahari, ibiguzi batanga ni byinshi, ariko nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Muraho nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ndi kwimukira i Musanze, umva ninjiye mu buhamya. Nabwo murabushaka? Ariko se muri kunkunda nzagaruke? Wabereka ukuntu nabakunze. Ubwiza bw'Imana buri kuri mwe. Kuko nicaye hariya mbonye umukororombya ugose hano. Mbona uwo mukororombya uri kugera kuri buri muntu wese. Umuntu umukororombya wageragaho nabonaga yambaye amababa, akaguruka. Imana irambwiye ngo hari ibintu dusize byari byaradutsikamiye. Mbonye turi kuguruka. Imana irambwira ngo ibihe bibi ntibibakange,
Imana izatabara umuntu ititaye aho imusanze. Bibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo Tije turanga ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo Mashi ihutisha ingoma. Mesiya kandi azaza. Arakora ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. 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 Abagabo ibihe turimo ntibibakange dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. DJ niba ari uko tutarepetanye muri kumva ntazi kuririmba we uretse ko bari kuncurangira nabi. Ibi bihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza. Yewe reka turekereho amasaha ari kugenda. Hajya mutaga sangahe? Ariko aho gutinda mu bitaro watinda mu rusengero. Narimvuze ngo nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ibyo kutwica birahari ariko dufite aho tuvoma. Ndi kwimukira i Musanze nakodesheje mu rugo rw'umurozi kandi ubwo nimutse umugabo wanjye ari indembe kandi mpageze ari umuntu nkodeshereje ntayo kwishura inzu ngira ariko Yesu warakoze. Kiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. ntayo kwishura inzu. Ashimira Imana ihindura amateka. Iyo tubivuze abantu bamwe baravuga ngo ni ukwirata ariko nshuti zanjye iyi Imana igiraho ikura umuntu ikagira n'aho imugeza. Nyirigipangu yari umurozi wo mu rwego rwo hejuru. Umuntu aje kunsura arambwira ati mama bara iki gipangu urimo nyiracyo ni umurozi nta muntu uhatinda. Iyo uhatinze urapfusha cyangwa weho ugapfa. Ndamubwira nti ngenda senga. Bigeze saa 9 z'ijoro mfata amasengesho ndasenga nzenguruka mu cyumba ndasohoka njya hanze. Mwuka w'Imana aramfata ndasohoka njya no hanze nyuma ya porutayi. Ngiye kumva numva nyirigipanga avugije induru. Imana irambwira ngo senga cyane kuko uri gusenya ubwami bwa Satani.
ndasenga numva umusaza avugisha induru. Imana irambwira ngo mwana wa ukoze ibyananiye abandi, undwaniye ishaka, undwaniye ishaka, urandwaniriye. Imana irambwira ngo mwana wa nushaka uje kwiryamira. Irambwira ngo ariko mu gitondo umurozi araza kugusuhuza, ntumuhe umukono. Barokore, dufite Imana ivuga. Abantu mwese munkurikiye ndagira ngo mbabwire ko dufite Imana ivuga. Abahakana ko Imana yacu itavuga, nge ndi umugabo wo kubihamya. Nabonye Imana ivuga kandi igakura mu mvuga igashira mu bikorwa. Irambwira ngo umurozi arababaye, araza kukuroga. Nagusuhuza ntumuhe umukono. Ndagenda ndaryama ariko ndyamanye amakuru. Yamanye iki? Abafite amakuru mugere kucukura. Tuzabaho, tuzaba amahoro, turekeraho. Karagiye kumanura umusaza arakomanze. Naragenda mu kinguriro. Yahise yimutaje kumpa umukono. Aragabara amatagandatu n'aramase. Ngo nuvugane n'Imana, nawe uragira ifiyeri ryitwa kuko umwami Imana izantabara nicyo. Ati kutari kumpa umukono, Imana yambujije. Ati kutari kumpa umukono, Imana yambujije. Ati niko madati ntabwo uri umurozi, ndi umuhanuzi. Ubanza ndagaruka vuba mwankunzi. Arambwira ati niko mada, wanyemerera nkagusubiza amafaranga yawe ukaja gukodesha handi, nanjye ni fiyeri ryinshi ndi niko muze, wanyemerera ukimuka hano nkahagura. Umusaza umujinya waramuriye, arangije arambwira ngo mada, reka nkubwire, uraramuka utimutse, nutimuka numara iminsi 3 udapfuye, uzamenye ko ntari umurozi. Nanjye ndamubwira nti muze, twumvikane aha nindahagura, uzamenye ko ntari umuhanuzi. Ndamubwira nti tuzareba iyo Mana izashigikira umurozi ikimura umuhanuzi. Hoshi amina. Umusaza umujinya waramuriye, arangije yinjira mu nzu, nanjye mba ninjiye mu nzu. Umutwara ati niko sheri, nanjye ntishu. Aduhangara utongana n'umurozi, ati ubu sinakwica biragenda bite. Ndamubwira nti sheri humura, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ndamubwira nawe ubwo reka nje kumuregera Imana, ibikunaniye uje uraja kubiregera Imana. Ibikunaniye ugenda uje kubiregera Imana. Impamvu Eliya ku musozi Karumeli yanesheje abahanuzi ba Bayali nuko yabazamuye akabajana aho Imana ikorera. Siko mutanyumvise di, kangasubiremo banza murangurira ibombo. Impamvu Eliya yanesheje abahanuzi ba Bayali hariya ku musozi Karumeli, umva nta rindi banga yakoresheje, nuko yabafasha akabajana aho Imana. Ibikunaniye uje urabifata ubijane aho Imana ikorera. Zamura haleluya. Hanyuma nagiye gusenga ibyumba mu mazi, mpamagara abadamu 2 b'inshuti zanjye, turagenda tugeze ibyumba mu mazi, tutaratangira no gusenga. Ngiye ko nambona umuntu usanzwe, umugabo usanzwe, araje aravuze ati mwebwe uko muri 3, ati wowe munini, uraro no kuba munini ni byiza, ugaragaraga mbere. Avuga ati ngwino hano nkubwira uko Imana ivuze. Mba mvuye mu mazi, ati ukiva mu rugo Imana yumvise gusenga kwawe. Imana ikeneye abantu barahaguruka baza aho bagiye. Siko mutanyumvise? Imana
ikeneye abantu barahaguruka azeneden basket neheglofise andopis. Imana irashaka abantu bahaguruka baza aho bagiye. Umuntu utazi yajya arayoba, ariko umuntu uzi yajya ntabwo ayoba. Arambwira ati madamu, ati ukiva mu rugo Imana yumvise gusenga kwawe. Ntabwira ntakakanya, ati rwose, ati Imana abonye umuhati wawe. Ati wazanye ibyifuzo bitatu, nti ko mfite byinshira. Ati by'Imana yabonye ni bitatu, naho twikorera byinshi bujye byibona ni biki. Arambwira ati cyambere nti umugabo wawe ararwaye arageze igihe cyo gupfa. Imana iravuze ngo ntabwo agipfuye. Nanjye nti amina, nari nkimukeneye. Amena. Uranyumvise? Arambwira ati umugabo wawe yarageze igihe cyo gupfa. Imana iravuze ngo ntabwo agipfuye. Nanjye mba navuze nti amina, nari nkimukeneye. Amena. Oya, ugomba kuyibwiza ukuri. Arambwira ati cya kabiri nti mufite ideni ryabananiye, Imana ikwishuriye ideni. Nti amina. Ati cya gatatu ni ahantu kodesheje. Nti aho nyiri igipangu yakubwiye nabi, ntuzi ukuntu yantutse. Imana yababaye kuruta uko wababaye. Nti nayo si bujya yabibonye. Ati Imana yababaye. Ndashimira Imana ihagarara ku mukiranutsi. Nashaka abari mugufi, nashaka abatega igare, nabashaka abayurira moto, kuba kiranuka birahagije. Imana ikamuhagararaho. Muvuge ngo amen. Arambwira ngo Imana yababaye kuruta uko wababaye. Iravuze ngo nyiri ico gipangu irahamunyaze, irahaguhaye. Arambwira ngo ikimenyetso, ukiva hano uragera Nyabugogo, ukigera Nyabugogo uritaba telefone y'umugisha, irabivuye muri Canada. Iyo telefone ukimara kuyitaba ni igisubizo Imana igusubije uyu munsi. Nahise mbwira abatwari turi kumwe mu mazi nti bayi nje ndatashe. Bati niko kutashe? Imana ivuganye nanje. Iyi Imana ivuze nkumva ko ari yivuze, ngomba guhaguruka nkaja guhura n'ibyivuze. Abavuganye n'Imana, haleluya. Mureke duhaguruke tuje guhura n'ibyo yavuze. Barambwira bati niko kari wawe ruraduhanurira, ninduraduhanura. Nti namwe mwihanurire ndatashe. Naragiye ngeze Nyabugogo, nagiye kumva numva telefone irasonye, ndebye guce mbona ni nimero yo hanze. Nitabanye ifiyeri nk'umuntu wavuganye n'Imana. Nti alo ati ni wowe Nyirapasika? Ndi ego. Ati naragukunze, ngewe ntago mba muri Afurika, ndi muri Canada, nshaka kukoherereza fanta. Uba mu yihe banke? Nabaga mu yihe? Uwo muri kumwe mumbwirire ngo uretse Yesu nti twari dusebye. Arubaka etaje ariko none hararutejo. Ubuse muranyumvise? N'abazifite ni byiza, ariko uko turi kose burya nta muntu utagira uwaruta. Siko mutanyumvise di? Nari mvuze ngo nta muntu utagira uwaruta. Nubwo ukodesheje ntabwo urara mu kiraro. Menya ko hari abarara mu kiraro. Turashimira Imana ihindura amateka. Mureke tuje duhora tuzirikana ineza y'Imana. C'est très noble. Ja wicara uri wenyine, nta n'umuntu ukubwirije,
weho ubwawe uri igihamya. Wibuka ukuntu wize muri primaire bigoranye, usubiza amaso inyuma. Wibuka ukuntu mwabaga mwariye neza mukarya amamesa, ariko uyu munsi turi kurya amavuta mazima. Mukomere Imana yacu amashyi. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza. Hopin ukuri none birarutejo. Ukwiye kubaha Imana ntawe uguhase, ukaza gusenga batabanje kuguhamagara, ugatanga icyacumi ntawe ubanjije kugusaka, cyane ko dufite ibyatuma dukorera Imana ntawe uduhase. Nta banke nabagamo, ushobora kuba ati si koko biba, nta banke nabagamo. Sinarinzi ngo kubika kuri banke ni iki, ariko ndashimira Imana ihindura amateka. Ubundi none uyu munsi ntabwo birutejo. Asubu n'ubu nta konte ngira. Ayayayayaya, umuntu yakwambara guca nta konte. Busi niba nambaye guca ndi Kigali, ejo bundi nagiye Dubai naye nambaye gute. Turashimira Imana ihindura amateka. Nuri indege ejo bundi rwose, kandi no mu kwa 10 nakubwe ndurira indi. Ukubera Imana, ukubera Imana, kubera Imana, ukubera ikiwe, kubera Imana, ntabwo ari amashuri, kubera Imana, ntabwo ari aho tuvuka, kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana. Maze rero ubanza DJ gucuranga ikinyaruhengeri byamunaniye, kuko mba mbabyiniye ikinimba rwose. Haleluya. Muracafashwa? Muracafashwa? Cyangwa ubuhamya tubwihorere. Noneho rero ndamubwira nti nta banke mbamo. Ati none bigende bitendire ngere mu rugo ndakubwira uko biragenda. Mbangeze mu rugo mbambwiye umutware nti sheri, hari umuntu hanze wambwiye ngo mbese nta konte ngira ngo nyohereze amafaranga. Ati se yakubwiye ngo nangaye ntiyambwiye ngo ni fanta. Ati sinkanje ibyo ko ntanabizi, ariko Mana warakoze. Ndirukanka nje kureba uwo muntu wadukodeshereje, ndamusobanura ambwira ati ibyo biroroshe cyane, mubwira yashire kuri telefone. N'ubwa mbere nari ngiye kurotira amafaranga yo hanze, hayi mubwira ashire kuri telefone, uraja kuri banke yose ushaka. Naramwandikiye namubwira ni rero shira kuri telefone. Mu minota mike nabonye imibare yanditse muri telefone. Narirukanse nja kuri beka ndido batibikisi ndi mibare, batibikisi ndido imibare. Utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabahe. Hallelujah. Kuri banke bahise bambwira bati si wafotoje irangamuntu ntibayifotozaga gute? Bati genda hariya genda ufate igipapuro hariya wuzuze. Igipapuro ngifashe kuzuza birananira. Banavuze ndi kandi aba bantu baransuzugura, reka nihagarareho. Mba ndebye umupapa nawe uje muri banke ntumva, wanyemerera ukanyuzuriza ndi nibagiwe rinete zanje. Arambwira ati abantu mwambaraga rinete kandi ntazo nambara. Ati yo mutazamuye ntago mureba neza. Abaranyujurije ati ngahoje hariya. Mba ndagiye kuri gishe, mba ndahereje bati tuyaguye mu madolari ni mu manyarwanda. Ku mutima nti $5 sinabyiviramo. Nti mu manyarwanda.
nagiye ko mbona bateruye ikibandari bateruye iki kosi aba bampereza udufaranga twanjye bari kundatira amafaranga yose ya banki mbona bateruye ikindi kandi ariko se bambwiye uwo turi kumwe uri inyuma yanjye nti niko uyu ni umukozi wa hano cyangwa ni umushitsi ati date asanzwe akora hano aba mpaye igipapuro ati madate ngaho sinya nasinye ntarebye ngo umubare nangahe ariko ntimwandenganya bwari ubwa mbere ndasinya mba ndamuhereje ati rero amafaranga yawe tuyashize mu manyarwanda ni 8,000,000 nikubise hasi mera nk'urwaye igicuri aba turi kumwe muri banki batesuwe bati umudamu arwaye igicuri mba ndahagurutse bati niko mada usanzwe urwara igicuri nti nuko ntamenyera abantu benshi narayafashe amafaranga narayafashe nyashira mu gitenge nta sakoshi nayo nagendanye gusohoka muri banki byarananiye nandi kubona umuntu ngurike nti amafaranga yanje amafaranga kwambuka umuhanda byarananiye nandi kubona igare nti munyonzi nti havutangonga nari ndikuje kwambuka birananira nageze mu rugo umutwara ati niko sheri ntikarame nangahe nti nibi byose ati byose ni byacu nti ati ubwo biradusaba gukinga cyane twafashe amajerekani dushira ku rugi dufata amasorori dushira ku rugi imbere hari gutambuka tuti mwabisamba mwe nibara amafaranga yacu turayarinze amena umutware yararembye ariko yarebye ku mafaranga akira nta na paracetamol mwe uyu munsi aho umurozi yaratuye uyu munsi hatuye umuhanuzi muracyafashwa iki giti rero ngo cyari gifite umuzi wamanutse igihe izuba ryabaga ryinshi ngo cyo cyavomaga munsi ibindi biti byacikubitaho ngo ntibigire icyo bigitwara ngo cyahoranaga ibibabi bitoshe ise wa Hadasa rero akitirira Hadasa rero abaye imfubyi yisanga ishushana ahagera atagira amateka ariko turashimira Imana ihindura amateka umunsi umwe umugabo witwa Hasuwerusi wari uyoboye ibihugu 127 ngo afite ibirori agira ibirori n'umugore we nawe afite ibindi birori hanyuma ngo amaze gutereka abantu bamaze gusinda arababwira ati hari ikindi ntababwiye ati mfite umugore mwiza ku isi niwe wa mbere abandi bati wimutubwira ubwiza utamutuzaniye Hasuwerusi ati mugende mumuzane we ngo watumye aragenda asanga umugore we nawe afite ibirori umugore we yitwaga Vashiti arababwira ati mugende mumubwire ngo nanjye mfite ibyanjye birori ntabwo ndazi intumwa iraza naho Esiteri nubwo ari imfubyi afite intwaro yitwa gusenga ni ubuzima gusenga ni imibereho abaje gusenga haleluya amasengesho ashobora kutagira umubyizi ariko agira umusaruro amasengesho ni umutungo wimukanwa amasengesho asiba inzobo abazicukuye bagihari amasengesho adukuraho igitutsi amasengesho atuma tubyara amasengesho atuma dukora ubukwe amasengesho atuma twubaka amasengesho atuma tuba abangaba turi bo amasengesho gusenga kenshi biteza imbere ariko gusiba kenshi bisubiza inyuma uziko mutanyumvise ngasubiramo gusenga kenshi biteza imbere ariko gusiba kenshi bisubiza inyuma Esiteri nubwo ari imfubyi ariko akaje ariherera ati Mana ni wowe se w'imfubyi
Mana iti humura nzakurengera nzakugira umwamikazi. Esiteri akavuga ngo wi. Mana ikamubwira ngo nubwo uri imfubyi ndi Imana ivuganira imfubyi, nubwo utagera epfo na ruguru ndi Imana ifite ubuzima buhoraho. Esiteri ngo abika iryo banga ku mutima. Haleluya. Umwami rero ahamagaza umudamu we ngo amwerekane. Vashiti baramubwira bati umugabo wawe aragushaka ngo akwerekane mu birori. Vashiti ngo aravuga ngo hoya, nanjye mfite ibyanjye birori. Naho ari guhakana, Esiteri ari gusenga. Mureke mbabwire ijambo riryoshe. Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ubutayu ni inzira bera banyuramo bagatabarwa. Uzi ko mutanyumvise we? Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ubutayu ni inzira bera banyuramo bagahura n'icyo Imana yavuze. Esiteri yari ibereye mu nguni hari ari gusenga. Dore ngo ko yarerwaga n'umugabo witwaga Morodekayi, ngo yari umuhungu wa se wabo. Hanyuma rero Vashiti yanga kuza. Abari aho muri iyo nteko bose barababara, bahita bavuga bati aradusuzuguye, siweho gusa asuzuguye, twese aradusuzuguye. Hasuwerusi nawe ngo ararakara, uburakari buramufata. Aho uburakari bushiriye hanzurwa inama ko hakwiye gutoranwa undi mukobwa waba umwami kazi. Inama iranzurwa, umwami aravuga ngo nanjye ntaco narenzaho shingiye ko Vashiti ansuzuguye. Naho iyi Mana twiringiye ivuga bike ariko igakora byinshi. Uzi ko mutanyumvise di? Ivuga bike ariko igakora byinshi. Hari n'ibyo ikora itarabivuze. Noneho inama iranzura. Burasa aravuga ati nibyo koko icyo gitekerezo nico. Naho bari mu nama, Esiteri nawe ari gusenga. Mureke mbabwire akantu karyoshe. Turashimira Imana ko inama zose Imana ibizicayemo. Inama zose Imana ibizi. Uba warapfuye. Fesi niyi nuko Imana yari izicayemo. Oya, kugira ngo bimenye neza inkuru za Yosefu, Bibiliya ivuze iki? Bibiliya avuga ngo Yosefu bene se bamwitega kiri kure, baravuga ngo nguriya karosi. Yuda aravuga ati kubera ko yajaga aratwirataho akavuga ko ari uzaba umwami, none tugize amahirwe araje kandi papa wamukizaga ntawe uhari, mureke tumwice ubundi birangire. Yuda aravuga ati kubera n'uburakari nje mfite, ibiryo azanye ntabwo ndabirya ntari namwica, turabanza tumwice ubundi turarya ari uko tumaze kumwica. Ngo banzura ko bagiye kubanza kumwica bakarya bamaze kumwica. Aracari kure ntabwo yari yabageraho. Rubeni ashira agatoki hejuru bati vuga vuba vuba rero atugereho twarangije kunoza inama. Rubeni atumva rero ngewe ntabwo mbabujije kumwica ariko ndashonje, igihe muraba muri kumwica nanje ndaba ndi kurya, murangiza kumwica nanje ibiryo mbimaze. Yuda ati data we n'inzara mfite ubu sinimara kumwica ndikuza iki? Rubeni atumva rero mureke tubanze tujye noneho turamwica nyuma. Umva uko Bibiliya ivuze. Bibiliya avuga ngo bicajwe no kurya. Bibiliya avuga ngo bicajwe no kurya. Uzi ko abanzi bacu bicazwa no kurya tukabyara?
uzi ko bicazwa no kurya tugakora ubukwe uzi ko bicazwa no kurya tugatura mu mujyi wa Kigali noneho uzi ngo nibo babigizemo uruhare bicajwe no kurya turatabarwa abantu nka batatu bibutse ineza y'Imana batanga abandi batere haleluya bicazwa no kurya tugatabarwa siti cleva mpeskote drainos impamvu uriho si uko ibyo kukwica bitariho ahubwo Imana irabirangaza tukabaho wibutse ko yabirangaje wibutse ko Imana ibirangaza tukabaho ababyibutse mutere haleluya nta kibazo eske titreni alo prisoners aho ugeze nta mwanzi wawe wabigizemo uruhari ahubwo ibifitemo uruhari yaramurangaje ubaho la latifa ibifitemo uruhari yaramurangaje ubaho ngiye gukora ubukwe umukobwa baramutumye ngo azandoge ngo mpinduke umusazi ndi umugeni nagiraga amabukwe w'umuhanuzi kazi nuko aherutse gutaha nagiraga amabukwe w'umuhanuzi kazi yajaga mu mwuka ati ati Imana irambwiye ngo ejo bari bazakuroga ariko Imana irakurengeye umukobwa bamuha ibiguzi ngo azandoge umunsi yabizanye babimufatana ari mu muryango iwanje uyu munsi wa none ni umusazi na bugingo nubu sinje wabimusabiye ahubwo iyera niyo yabikoze muranyumvise Imana ije ibirangaza tukabaho usubije amaso inyuma ukareba impanuka uzarebe iyo uri mu modoka uzarebe kunda amagare muba muri kugenda muri kubisikana cyangwa uri kuri moto wajya kono ukabona umumotari anyuze mu modoka arakasakase ukabona agiye kugonga ukabona arongera aragarutse atariko motaruzi moto ntabwo ari umumotari uzi moto ahubwo Imana yarangaje impanuka komera Imana yacu amashyi kitibresinance dufite byinshi byatuma dukorera Imana ntawe uduhase ngo bicazwa no kurya igihe bari kurya ubutabazi bwarabonetse siho bahinduye gahunda bati twice ihene Yosefu tumugurishe haba hapfuye ihene Yosefu abaho uwo muri kumwe mundebere mu maso mumbwire ngo ihene ntiyasenze igomba gupfa ariko Yosefu ba Yosefu haleluya manzige bampaye mushumba ahari ntabwo muracafashwa maze rero nashatse naho isaha imanitse ngira hari ahakurya yewe reka twerekeze ku musozo nzagaruka noneho rata inama iranzurwa buri wese avuga umukobwa mwiza ngo batanga abakobwa beza Morodekati ariko nanjye hari agakobwa nzi kitwa Esteri uwapfa nako kugashiramo kugira ngo umubare wuzure ariko Mana ntabwo ubura uko ugenza Mwami Imana yacu araturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri iyi si ishaje uraturi
tuzaturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe mwese mwitekerezeho subiza amaso inyuma ishimwe subiza amaso inyuma batoranya abakobwa batunganyiriza icumba ufite umuryango ukamwitaho abafite ba nyirasenge bakaja kubagurira amajipo agezweho abafite ba tantine bakabazanira amavuta agezweho ariko Esteri we arwanisha intwaro yitwa gusenga gusenga nibwo buzima gusenga ni imibereho murekeraho mana wangiriye neza mana nanjye ndagushima ntabwo wandemanya amahembe cyangwa kundema n'umurizo wandemye mu ishusho yawe mana reka ngucinyira akadiho mana wagiriye neza ntabwo wandemanya amahembe sisikote abafite ba tantine bakabazanira amavuta abafite ba muyoma bakabitaho ariko ndashimira Imana idutabara itatuje aho tuvuka ndashimira Imana itareba akavukire ndashimira Imana idutera inkunga ndayishimiye muyikomera amashi Esteri ngo akundwa n'inkone nkone zikamuriba zikamukunda abo bahaye kubarinda ngo bakwitegereza Esteri bakabona atandukanye n'abandi kumbe iyo uri mu mugambi w'Imana abantu bose bategetswe kugukunda Haleluya. Nari mvuze ngo umuntu uri mu gihe niyahuye ni ntabwo warwana igihe kirarwana. Reka mbabwire
umuntu Imana yirahira ikagira ica, ikarahira ikagira ica. Iyo ahuye n'intambara we ntabwo arwana, indahiro irarwana. Gusa muranyumvise, iyo ahuye n'intambara we ntabwo arwana, ahubwo indahiro irarwana. Mukomere Imana yacu amashyi. Umunsi uragera, ati umukobwa wa mbere natambuke. Ngiye kuvuga ahantu haryoshye buri wese atega amatwi. Baravuga bati umukobwa wa mbere agiye gutambuka. Umwami ashira agatoki hejuru, aravuga ati umva rero, amatora mwari mumenyereye ntabwo ariko biragenda, habonetse impinduka. Bati bimeze gute? Umwami ati mumenyereye amatora yo kwandika udupapuro, ntabwo uyu munsi turandika udupapuro. Umwami ati mumenyereye amatora yo kuja umuntu inyuma, uyu munsi ntabwo ari ukuja umuntu inyuma. Ariko ndashimira Imana ifite ubundi buryo. Iyo amatora yo kuja umuntu inyuma, Esther ari kubona abamujya inyuma. Ariko ndashimira Imana itugenda imbere. Imana yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Iherutse kubwira Kuro ngo Kuro we nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize, nzanyuruza abami kugira kenyeze, ibihindiza by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iramubwira ngo ka amarembo yawe ntabwo asugari. Irembo ryose rifunguwe n'Imana, irembo ryose Imana ifunguye nta muntu urifunga. Babwira umwami bati none ubwo biragenda bite? Umwami atumva uko bimeze, ninje njenyine wemerewe ninje njenyine wemerewe gutora uwo nshaka. Uwo ndaramuka nemeye ndamutunga inkoni, haba amatora adasanzwe. Uwo mwicaranye mumbwire ngo habaye ibidasanzwe. Hari ukuntu abantu bari babimenyereye, uyu munsi habaye ibidasanzwe. Ukuntu wavuga bati nani ko asanzwe, ariko uyu munsi habaye ibidasanzwe. Rokoye ntabwo tuza kuvaho, oya tuzigumanira, haba muri ubu buzima ndetse no mu buri imbere. Curanga 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 vuba. Bakuvaho tukajya hehe, kari wowe ufite
umukobwa wa mbere wiziho ubwiza wabaye misi 2010 bamwe batumva niwe rwose ugomba kubanziriza abandi. Aza n'ifiyeri yambaye inkweto ndende zivuga ngo itakuri imbere waseba. Umwami babona nta marangamutima. Umwami aravuga ati mumubwire ko ziriya nkweto zitajanye n'igihe. Baba bamukuyeho, haba haje uwamini yambaye ubusa. Umwami ati mumubwire ko yibagiwe kwambara. Ntabwo munyumvise. Umwami ati mumubwire ngo yibagiwe kwambara. Baramubwira bati hangana umwami ntabwo aguhisemo. Babakobwa bose abantu bari biringiye baratambuka. Esther ari mu ariko Mani kamubwira ngo humura igihe kirageze. Hanyuma abakobwa bose ngo bamaze gutambuka, ushinzwe kujana abakobwa araza tumva we niwe usigaye nangwe nuje guseba nk'abandi. Ndashimira Imana idusebazura. Ndashimira Imana aho abantu bari batwiteze ngo niho dusebeye niho Imana itwambikiye ikamba. Aho abantu bari bakwiteze ngo ibyo biratezwa cyamunara niho Imana ihagaze ngo ikwishurira ideni. Aho abantu bari bakwiteze ngo uzapfuco niho Imana ihagaze ngo iguhindurira amateka. Esther atambuka ari kuririmba ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri. Arahindura aririmba ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma mu maso hanjye hakomera nk'urutare. Umwami ngo afatwa na emosiyo atangira kunyeganyega, yareba mu maso akabona ubwiza, yabona amaguru akabona ubwiza. Turashimira Imana ihindura amateka, aho bari gusebera ukahererwa icyubahiro. Umwami ngo azamura inkoni, baramubwira bati mwami uriya ni umuturage. Umwami ati uriya niwe mwiza, niwe uzashobora ubusirimu. Ashimira Imana. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Umwami ngo azamura inkoni. Esther agatambuka ari kuririmba ati hahirwa abafite mu mutima inzira z'igisiyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bahahindura ahantu h'amasoko, kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Umwami ngo amutunga inkoni. Twasomye ngo umwami aramukunda, amurutisha abandi bagore, amurutisha abakobwa bose, amwambika ikamba mu cyimbo cya Vashiti. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hallelujah. Hombeka amaso yawe. Iko natwusa dufasha, la la tesa te kosenete akera bakwiringiraga, kera bakwiringiraga, tumufite nitwifuza
ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe. Twabonye ineza yawe bwije, ineza yawe tumaze kwangwa n'imiryango, twabonye ineza yawe turi mu bikomeye, toragura umuntu umugambi, twabonye aho ukura umuntu mu rupfu ukamusubiza mu buzima, twabonye aho uhindura umuntu kuruta uko abantu bari bazi ko atazahinduka. Twese dusubije amaso inyuma, twibutse Imana ifite amaboko aruta ibiduhiga. Warengeye Esiteri utitaye ko ari imfubyi, warwanya urugamba abana b'abantu bashobora kurwana. Uko natwe turi mu iritiro twizeye kunesha kwawe, wagiye turwanirira. Hari igihe twabonaga bwije twabona ngo ntiburaca, hari igihe twabonaga birangiye akazi karahanze, Satani atwongorera ko dusebye, ariko uradusebezura. Mu 2021, 2020, 2021 twabonye ineza yawe. Uwiteka we, dukomeje kukugirira icyizere kuko ari wowe ufite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe. Utubabarira aho watubonye kose, aho twagize uburangare tukagutakariza icyizere, utubabarire. Turagarutse rwose, turakubwiye ngo twabanye n'abakera, n'uyu munsi niko ukomeje kubana natwe. Tugukomeye mu mashi. Imana irambwiye ngo ikijije indwara z'amayobera, Imana ikijije abantu barwaye impyiko mu iri teraniro, Imana yongeye umubare mwinshi w'abakizwa. Imana yiyiziye guhoza amarira ku bantu bari bari kurira. Hari ibikomere Imana yomoye, hari ibikomere Imana yomoye. Turagushimiye Imana, tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu, urakabyara uragaheka, ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen.